Nongeye kubasuhuza cyane mbaha ikaze kuri MTV Inspires. Twageze mu gikoni tugiye guteka rero, gukora ji y'inanasi, betrave, indimu, tangawizi na kanere. Kari agati mubona ni ka kanere. Gafite ari agati ushobora gushyiramo ifu, ubaye ufite ifu, utayifite kandi nabyo ntabwo byatubuza gukora ji yacu. Ibyiza turasangamo n'ubundi katarimo twabibona. Rero murabona agasafuriya nako ndibuze kwifashisha kugira ngo nkore uyu mutobe wacu. Ntangira rero mpata inanasi. Rero mu gukora ji burya bino bishishwa ntabwo njya mbijugunya, ndabikata nkabiteka muri ka gasafuriya mwabonye, noneho amazi yabyo niyo nza gufunguza ji ndaza kuba naseye. Ikindi ji uyu munsi ntabwo ndi buteke ibintu byose, utwo ndadukatagura nindangiza nze kudusya mu cyuma cyabigenewe gisya ibintu, nindangiza noneho mfunguze amazi ndabona atekanye muri biriya bishishwa. Abahanga batubwira ko burya vitamine nyinshi zibera muri ibi bishishwa, ubwo tubitakaza tuba dutakaje byinshi. Nuko rero mba mpata inanasi. Rero hari abantu batajya barya inanasi kubera kariya kantu, ubona kariya kantu mbereka k'umukara. Hari abantu batarya inanasi bavuga ngo inanasi nyine ngo zibarya mu menyo, ariko ni utu tuntu tuba tubitera burya. Iyo uhase inanasi yawe ukagakuramo neza, ukatujugura utu tuntu ubona twasigayemo tumeze nk'amaso, burya inanasi ntabwo yakurya. Ushobora kurya inanasi izo ushaka zose, umubare ushaka wose. Ugiye no guhatira umwana uritonda utu tuntu twose ukabona ko utumazemo, kuko iyo dusigaye turaryana. N'akariya gati kandi mubona imbere burya nako karyana inanasi, karyana mu menyo. Hari abantu bakata inanasi yo kurya ukabona ko bagakatiyemo. Kariya kantu iyo ukariye ntabwo ushobora kurenza uduce tubiri tw'inanasi amenyo atarakurya. Nako nyine ako rero ngiyo ngata inanasi yo kurya nkakuramo kajugunya, noneho urya inanasi akarya udusigaye. Izo zisigaye zindi rwose ntabwo zakurya amenyo niyo warya inanasi zingana gute. Ako rero karagaciyemo, ubundi ndakatagura ibyangombwa byanjye byose nkashyira ku ruhande nk'uko mubibona nyine. Nkaza kuza kubisya, mba nakase dutoya kugira ngo tuze korohereza icyuma mu kuza gusya. Iyi nanasi rero reka kana nkarya numve iranaryoshye rero buriya ifite umutobe uryoshye, iraza gutanga inanasi iryoshye. Ngeze kuri betrave nayo ndakata, n'ayo mababi yose burya njyewe ndateka muri ka gasafuriya mwabonye, nayo nyine amazi yayo akaba ariyo nza gufunguza ji. Kwa kundi umuntu aba asya, aho kugira ngo umenemo amazi asanzwe, menamo y'amazi natetse yavuye muri ibyo bishishwa. Utu dushishwa twose ndaduteka, twamaze kumva ko vitamine zose burya ziba zibereye mu bishishwa. Kwa kundi duhata ibirayi tukajugunya ibishishwa, vitamine nyinshi tuba tuzitakaje. Uko duhata betrave tukajugunya, vitamine nyinshi tuba tuzitakaje. Ubwo nayo irafasha kuyikata utuntu duto cyane kugira ngo tuze bize koroha gusya. Ngiyo betrave rero yarangiye, ndahita nyihuza na inanasi yanjye. Ngeze kuri tangawize, nayo nari nayiberetse, nayo ndakuraho utwo dushishwa tw'inyuma, natwo ndibuze kudutekana n'ibindi bishishwa. Ubundi akandi nkakatagure nze kugasya n'ibindi. Icyo nababwiye rero impamvu ngewe mbisya nshaka kubisya ari bibisi ntabitetse biriya bindi, nuko vitamine zose ndibuze kuzibona uko zakabaye zidatetse, zidaciye mu mazi, kuko akenshi iyo biciye mu mazi hapfamo byinshi. Murabibona rero bya bishishwa byanjye ngiye kubitogosa mu gasafuriya. Nimara gutogota nyine umutobe wabyo cyangwa amazi yabyo ndi buyayungurure, aba ariyo nza kuza gufunguza umutobe. Rero ya kanere nayo ndayitereramo, kariya burya kaba gahagije kuko irakora cyane, ntabwo warenza tubiri. Kamwe karahagije muri ariya mazi. Aya mazi mubona nakoresheje litiro enye n'igice. Ndakoresha ko nshoboye igice kize gukama, biraba byahiye. Ibindi nze kuza kubikoresha ji yacu. Aka rero ni agasukari kubera ko abana banjye bakunda iyi ji cyane, buri munsi baba bayinyishyuza. Shyiramo isukari rero kugira ngo karyohere, kubera abana urumva ibyo ntanywa ngiye ntabwo nabiha abana. Bumva bashaka nyine ji bayinywa ari ji, ubundi umwimerere wayo ni ukuryohera. Uretse twe tuba dufite gahunda yo kugabanya ibiro, iyo nakoze yanjye sinshiramo, ntabwo nshyiramo isukari, nyinyweraho n'ubundi biryoshye cyane. Biryoshye
Aha rero urabona tuno dushishwa tw'indimu natwo ndaduharura ndibuze kuduterera muri ya ji yacu, natwo tuza duhumura kandi urumva nyine natwo tuba twongeyemo akandi ka vitamine kubera ko nababwiye ko vitamine zibera mu dushishwa. Utu dutuma ji ihumura neza cyane, na ya kaneri irahumura neza cyane, twirengagije andi mavitamine bituzanira. Nuko rero nako ndakarapa ukuraho akantu k'inyuma, kuko ugeze ku kiriya kintu cy'umweru bituma irura. N'abantu bakora amandazi muzarebe nk'amandazi cyangwa nkora ushaka gushyiramo utwo dushishwa natwo ukatutu inyuma. Tuno dushishwa tw'indimu ni twiza cyane mu bintu byose, dutuma ibintu bihumura, tuzana impumuro nziza mu biryo cyangwa se muri ji cyangwa mu tundi tuntu uba ushaka gukora. Ngutwo rero naturangije natwo ngiye kuduterera muri ya mazi yacu ari ku isafuriya mwatetse ibindi bishishwa, natwo twiyongeremo. Murabona ko byabize ubwabyo ahangaha nyine uhita ubona ko na ji yawe ushaka yabonetse. Murabona ibi byonyine ntarasya biriya ko bigaragara nka ji. Akabeterave karimo, byatangiye guhumura, kaneri ndimo ndayumvira humura neza, noneho kano kadimu nshizemo gahita gahumura ubyumva. Byahiye rero ndayungurura ya mazi ku gasafuriya kandi ngiye kwifashisha, noneho aya mazi niyo ngiye kujya nafunguza biriya bintu byanjye ngiye gusya. Urabona iyo uri gukora ji ubundi benshi barahata bakajugunya ibishishwa, barangiza bagafata bino bagasya, warangiza ugasukamo amazi. Ngira rero umwanya wo gusukamo amazi, nyamazi nsukamo rwa ruvange rwanjye rw'ibishishwa natetse, vitamine zose nta na kamwe ngomba gutakaza, nta na kamwe kagomba gutakara. Rero aka ni akabanga rwose, ubutaha nujya gusya ji ntukajugunya ibishishwa, jya ubiteka ku ruhande ji ariyo yose waba ugiye gukora, nurangiza ubifunguze amazi. Aha rero ji yabonetse, ndayungurura nk'uko bisanzwe n'akayunguruzo kabugenewe. Njye naka ngaka nkoresha, ariko abantu benshi bagira uburyo bitandukanye bayungurura ji, ubwo uzabikora nk'uko bigenzi wawe. Ya ndimu nayo ntabwo nayitetse kuko ndashaka njye vitamine zanjye mbisi zitagiye ku muriro, nayo naziseye sukamo. Ji yacu yabonetse, ngiyo irasa neza, reba urwo rufuro umva. Iyi ji ni umwimerere, iyi ji ifasha mu gutakaza ibiro, iyi ji yongerera imbaraga umubiri, iyungurura amaraso, ifasha ku mwijima. Mbese ni ji nziza cyane, ndayigutuye, itera imbaraga, ukirwa n'imbaraga umubiri wose. Uzayigerageza iwawe, wowe n'abawe, rwose ubuzima buzagenda neza. Kuri nk'aba bandi rero bakunda gutakaza ibiro, uwo bashaka gutakaza ibiro, uwo nujya kuyikora ntuzashyiramo ka gasukari, uzakihorere n'ubundi bari ji nziza iryoshye. Ndakurahiye iyi ji uzayigerageze, uzaza nk'ubuhamya. Ari umusarane wawe urahinduka, ugahita wumva nyine bya bintu byose biroroshye. Urajya kuri toilette bikoroheye, urabikora nyine ku buryo bworoshye. Niba utajya kubikora ku munsi, gerageza iyi ji, tuzajya bwira ubikoze nk'inshuro 3. Bw'ibyo mvuga murabyumva, nyanze kubivuga cyane turi kunywa ji. Ngaho rero ndabakunda cyane, mukore subscribe kuri chaîne yanyu, mukore like, mukore comment na share ku nshuti zanyu. Turi kumwe naho butaha, tuza twongera tureba ibiribwa by'ingirakamaro cyangwa ikinyobwa cy'ingirakamaro n'ibindi biganiro byose byiza byadufasha kubaka ubuzima bwacu. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibandindire.